nyishira Isiri Siri. Karibu mukiriya. Nawe ugira ibikapu ko uraho. Yego mumeze muteze. Tumeze neza. Ndikubona ibintu byawe warongereye. Oya ibintu nta kibazo. Ibintu byarakunze nta kibazo ni gake gake. Ukoresha amafaranga menshi ko nari guhaha ibintu byinshi we. Nta kibazo rwose uhahe niba nanagukopa ariko nta kibazo. Kuba umuturanyi se mwiza. Ibintu sandi gushaka ndabibona. Gushaka iki? Shaka ifu y'igikoma. Ifu y'igikoma? Nkajya gutekera abana. Irahari rwose nta kibazo. Ngaho ndengera. Aya. Meze uteze? Meze neza. Ase amakuru ya Deborah? Deborah uramubara se ubu hari ukuntu atakunyuzeho hano kuri iri duka avuye kwishuri. Deborah asigaye ameze neza sinzi ibintu usigaye uramugaburira. Ubuzima iki? Asigaye ameze neza cyane. Waramubonye ariko? Cyane asigaye ameze neza wagira ngo sinzi ibintu usigaye umugaburira. Ako se buriya mama Deborah? Karame. Buriya nta dusore tujya tumureba ariko mbona tujya tumutereta muri karitsiye. Uratangiye. Nawe nturi umusore hari igihe ubwo nawe waba utunze na nomero ye ntabizi. Njye ndi umwana mwiza urabizi mama Deborah urabizi rwose. Umwana mwiza wa hehe ko wamubonye ukamubona ko yiyongereye se ibindi bintu utakora. Gusa aracyari kwiga nyine ntiyaye yasoza mujye mumureba muzika. Nizere ko utazamera nka muturanyi wawe. Renga neza. Wivanga mu rukundo rw'abana. Umuturanyi wanjye? Umuturanyi wawe rwose. Arega umubyeyi wese wabyaye agomba guhangayikira umwana we w'umukobwa. Azi ko baciye umugani ngaho ushisha igisabo ngo niba utahatera ngo niba utagira umwana w'umukobwa ni igisabo umuntu aba atunze ngo. Ako numugakabye ngo mwirukane abantu baje gusa bibaye ngombwa ko uri kwirukana umukuru wabigenza ute? Umukozi ubundi hari igihe umukobwa bazahera iwabo. Nivugiraga nitambukiraga. Ajya yakote isaniriye musanzwe. Niyayindi uzo kuyashiraho nta kibazo zo kwiyohereza. Shireho mu kanya bahita ubona message. Sawa nta kibazo. Nazindutse nyine ngiye guteka agakomusha reba message ko yaje. Sawa kaneye telefone. Sawa murakoze Bosco. Sawa. Sawa. nyishira Isiri Siri nyicira akajisho nshire amarenga. Urugukubura? Yewe none se wamenye ha amazi? Ni duke hano bari kujya bintumira. Ariko umva niweho mukobwa uriho. Nukuri uzi ibintu Penina yakoraga? Umva yakuburaga ari kurajagura utareba mbese ibintu ari gukora utagira ngo ni umukobwa mu rugo. Umva ni wowe mukobwa navuga uhari. Uvuga ngo hano umukobwa mwabana. Nubwo wavuga ngo iki? Ukazajya ungeranya niranshinze ngewe. Ubona ngewe araho muriye nawe. Ntawe ujye ndeba urebe nirambwakazi yabaga hano. None umuntu yakora iki? Arega nubwo narindi hano turi kumwe uje uramenya ko ndi mukasi. Niyo mpamvu. Nuko ariko nge nagerageje kumufata neza uriya mukobwa ariko yarananiye. Yigize indaya yigira iki? Ubwo se gukubura no gukura nabyo sinzi. Ego mana nge narumiwe naragendaga nkamusiga mu rugo nagaruka ngasanga imbuga isukuntu nkabasi mana uyu ni umukobwa ara so yijye urakubita imbwa kazundo kareba. Ego uzi ibintu namukoreraga ntago wabimenya rero wewe nuko nzozi hano nyene kuvoma ngo sha ndebe ko wenda urabona aho nandukaniye niranshinze ngo reba kuntu hanogeje. And heroes fall through the haze. We hear the call. Mountains echo the thunder sound. A force unleashed, it shakes the ground. Blades collide, the sparks ignite. The edge of dawn breaks through the night. No fear within, no looking back. We burn the skies, our hearts attack.
Converge in this clash, our souls emerge. We walk the line between loss and gain. Unyielding hearts embrace the pain. Voices scream, echoes scream back. Time dissolves within the black. Through the ashes from decay, heroes rise to seize the day. Driven by fire, we chase the storm. Through the chaos, a legend's born. A tidal wave, an endless flight. We'll light the dark and claim the fight. Voices scream, echoes scream back. Time dissolves within the black. Through the ashes from decay, heroes rise to seize the day. Driven by fire, we chase the storm. Through the chaos, a legend's born. A tidal wave, an endless flight. We'll light the dark and claim the fight. Solo akoze impanuka. Jesus mana yanjye akoze impanuka tese kano kanya twari turi kumwe aka kanya tuvugana twari turi kumwe mana yanjye akoze impanuka bya nyabyo koko. Yesu we mana we kamari yakomeretse cyane ya ntabwo mbyumva n'ukuntu aka kanya twari turi kumwe mu kanya avuye aha ngaha mu kanya utavugana kabisa kanze ndaje kamfungeho gatoya ndaje rwose ndaje mana yanjye ibi ntabwo bishoboka rwose. amazi gushyiramo pe mwiriwe neza. Deborah ni wowe? Sare ni njye mwana. Isuri abakuruzi neza ute? Shameze neza cyane. Uvuye ku ishuri ryari? Shamaze nk'ibyumweru bibiri hano maze. Nta no kuza gusuzuma umuntu cyakoze urashoboye. Mwana akazi kano kaba kabaye kenshi byamabona. Ku buryo ura n'iminota 5 yo kuza kundeba. Uyu munsi nari kuza no ukuri. Mama we yameranye nasanze ufite akazi kenshi kakomba. Ku buryo uva mu gitondo saa 12 ukarenza ugeza nimugoroba. Cya wabyibonye mwana. Nuko utabizi wowe. Ahubwo nkeneye n'uwamfasha ugize ufashe niwe ubona akazi kashara mwana. Njye se kaba kanyoroye ibaze ko nanjye ubu ari akanya gato. Ako si amakuru yo kwishuri. Sa kwishuri habuze. Rero ukuntu twananutse nari mfuye habuze gato. Ugashaka muzanira intebe umbwira amakuru muri quartier sha. Umva ndi kwihuta naje gushaka icyuma cyacu nta kibuza. Ahubwo wowe uzaza unshake uze nguha amakuru nsure mu rugo. Cyane ari bikanyikuzanira ubwo nzagusura ejo ngiye ariko nawe wanagaruka ukambwira amakuru mwana. Alo? Oui. Garapfuye? Ibishoboka bite? Ngapfuye rehe.
ngo bamugonze ninde bagonze ntago bibaho ninde upfuye rehe ngo Fulgence baramugonze ngo arapfuye ngo ninde upfuye ni Fulgence piya we ngwino wumve bigenze ngo gute Fulgence ngo arapfuye wandi waje kutuvomera amazi baramugonze wakintu we ngo Fulgence ngo arapfuye nyine nanjye niko bamamagaye bari kumwe nase ninde guhamagaye kuri telefone ntabwo ari bosi ko sumamagaye turamuntu guhamagaye ni bosi ko Fulgence arapfuye ahubwo mukajya kureba nimba ari byo mbaze bosi reka tujyane reka ndebe umwenda nanjye nze oya reka uragenda wambaye gutyo subu cyangwa nambare guno mupira oya jya mu nzu wambara izindi nkweto nambare izindi nkweto wambara izindi nkweto ugenda cyangwa nambare mama arapfuye nyishira Isiri nyicira akajisho nshire amarenga Isiri film we love it the most directed by Bujakera product of Zoliva billionaire try indaba gote papa Deborah umugabo wanjye iyo agira ibintu byamba kubera ikiwembe mwana wego mwana wego ariko ibiti neza tete meze neza ndabona sesha ariko mama ngira ngo twicaye umwe muri dore ko mfite amakuru buri gihe asa wambonye mu munyamunwa mani ko buryo utawumva nta kintu erega ndakwizeye ni inkuru yafite inkuru gusa ura kukubaza ahubwo ngo mubaze nzigwe ngiye mba mbwire ngo yambe ugiye kukumpera umbwira kuri iyo peni na n'ubu yarabuze turategereje nyine mukuru wanjye shaba ahangayitse ngo peni nagiye he ibaze nawe ngo tugisinzira aya nawe wikaze nawe urabizi ukuntu nyine ntabwo nakore kambeke kubyinjiramo ibikisi bivuge oya ntabwo ajye gabanya numva none se ibaze penina arabuze Fulgence arapfuye sinjya shani satani nyine bwasanze nako naje ahubwo se sha ubundi muka Deborah kabaye keza kabaye karekare wimbwira mbarira mu nkuru ugiye kumbwira Deborah w'umuritsi kubera iki byagenze bite kumva mbona yitonda arira ibiryo akwitondaho iri aho ngaho uriya mukobwa uzi ubushinja agira kandi yirirwa iwabo ma ko ntajya mbona avuye iwabo yaba abukorera he mbabarira cyese babikorera ku ishuri ntabyo uzi rero niba nta n'ibyo uzi nyine ceceka mbwira nyine uriya mukobwa ntabwo ashinzwe uzi uduhungu twose birirwa bagendana hano muri karitsiye utuhe se Deborah nzi njyewe neza hari undi Deborah uzi kuvuga waba uri gushweza nawe ni uko nayo yirirwa iwabo riga kuba umuririrwa waba ntabwo bimugize marayika ntabwo bimugize umuntu cyetse bagenda nijoro ubwo hari ibindi mupfa si gusa umwana uvuye ejo bundi ku ishuri ni gute umenya ko ateka ari inshinzi ubwo ngaho rero cyeka imbaraga igiye ku ishuri akajya gukorera ku ishuri ukamenya amakuru yo ku ishuri nanjye ashaka indaho njyewe naramwiboneye amakuru ndi kubwira ndayazi Deborah
uzi noneho agakunga afitanye n'uriya muhungu hariya hirya kuri butike ngo ni Bosco birirwa bakururana wagira ngo ni sheni y'ibicitse ajya bamuherekeje bagiye nko kandi agiye guhahirayo ko mama yari hakunda guhahira kanwihorere gusa icyo nkubwiye cyo ngewe mu bantu nkurira mu mutwe nasi byo bigatuma umwanga ndamwanga noneho unyereye impamvu yatuma umwanga cyangwa se sha wakunze Bosco kandi ko abakobwa ikintu bapfa ni umuhungu igana riramugira inshinzi sema ibyo bintu tubireke ndakwinjira tubireke ase wanyibwiriye ntabwo nzabivuga humura ntabwo nzabivuga cyangwa ukunda kumbaza nkubwira reba Fulgence si yapfuye siwe muhungu basi nabonaga muri quartier iki none na Bosco uramukarana akusubye byo bakarano bizanye nari ngaho mbwira marusha uyu muhungu mwiza okay basi na Bosco rusigaye muri quartier navugaga ati basi kubera ko afite iduka ibyo byamanyumvira nk'ibintu buri murazana hano ukatuvanga none ubwo uri umukobwa mu bikuryo utabona undi muhungu nese kubera iki ka Deborah kaje ubundi kavuga ko nawe ukunda abateramyaka reba Fulgence arapfuye ugiye no kuri Bosco dagukeneye ayiga mahana ako mbwira nari ntabwo ushaka kumva nakumvisha ntacyo njya kukubwira yambwira nta kibazo nzi ko ndikubwira story yanjye inshuti yanjye nari ndagufasha ndikubwira story yanjye kugira ngo nyumve ukatawumva Deborah Karamesho umeze tema ameze neza mwa nakurushye ni meza uragarutse noneho pe none nje kukubwira za nkuru nubwo zitari nyinshi ariko nyine zirabana aho se mbwira muzanira intebe se nari bikanicara undi mubwire nje njye kubwa bitegeye niba wicaye kuri n'ubundi nicaye kuva kare nananiwe wicaye ubundi ubwire umva rero nanje kukubwira watse nibwo tukisohokana ukajya hehe rero mbwira sharega njyewe narangije ishuri kera amaze gufatisha ubu ngubu umeze uko mwana ngerega mbona heze wibereye mu mandazi wibera wo mu cyaro ntabwo ukimenya amakuru uba wibereye udafite kuva naza nta muntu nigeze ndaza gusohokana hehe uzi sibwo mujyane nari binibangaza kuba ndakujyana ahantu heza urahita uvuga umva hameze uko aha turahano rero umva wowe gusa sange witeguye n'urwandaza kukureba cyangwa wowe nubona ninze uze nka saa 12 gutyo ibyo tubutaye iwanyu ntabwo yabigira ikibazo se wagiye nijoro ushaka gutaha nijoro mama ntabwo yabikunda pe nyine umwaka gahushe mu byo ko turaba turi kumwe ntabwo dutinda we ni nk'amasaha nk'abiri turambara iki rero twambara iki ako ntacyo uraza kumamagara kuri telefone umbwire nanjye ubwo kambe nk'uruturimo twa hano dusigaye kugira ngo mama ataza kunyima uruhusa nari bishoboye ntunyere ni gahunda sinaguherekeje sawa nari biteguye sawa nyishira isiri nyicira akajisho nshire amarenga Isiri film, we love it the most. Directed by Bujakera, product of Zoliva billionaire.